reka ntangire mvuga nti Jiha Karame ukibona iriya video wumvishe warira so yarishe so ari inkora amaraso. Iyo urebye ino foto uhita utekereza iki? Bamwe bati Kimenyi Yves, nanjye nkahita nkubaza ngo Kimenyi ni iki yabahuriyeho na Jihad? Aba bagabo bose ntibasiramuye kandi aya ni amakuru mpagazeho 100%. ntunyumve nabi, nge ntago naje gusasanura ubwambure bw'abagabo bagenzi banjye, ahubwo naje gutokora umuco wahindutse ico, cyane cyane nibanda ku basore n'abagabo bafite imyitwarire idahabanye n'iya kigore. Kuva na kera na kare umugabo yarangwaga no kuvuga make, ni niyo mpamvu uzasanga amazina n'imigani bikomoza kuri ino ngingo. Vuga uziga ni izina ry'umunyarwanda, kandi nibyo koko Nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa ni inkubisi y'amazirantoki irayitarukiriza. Nguko uko umunyamakuru n'umukinnyi wa filime Jihad yakoze ku bwambure bw'intara agira ngo barakina, agashiduka imurumye koko. Uti byatangiye gute? Ibi bintu byatangiye ari amagambo asanzwe yo ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane aho abanyamakuru bari barimo barapfa abatumirwa. Dushobora kuvuga ngo barimo barapfa amafaranga ndetse n'amaviews. Ariko byakomeje kugenda bizamuka bifata indi ntera kugeza aho bihindutse intambara zishingiye ku bindi bintu utapfa kumenya ibyari byo. Ababyeyi banyu ntibishe abatutsi muri genocide yakorewe abatutsi 94. Wowe nguwo wo mutinganyi ngo ni Jihad. Umutinganyi Jihad ntago papa yakoze genocide. Mugere mu mateka murebe, mugere muri database murebe. Ariko yirirwa abwira abana ngo nago bari kuri database y'igihugu, abitwa ba Jack ngo nago bari kuri database y'igihugu. Uhera ku mugoroba w'ejo kugeza uno munsi hari inkuru imwe itarava mu matwi y'abanyarwanda. Inkuru yatumye abagabo bumirwa bakifata ku munwa, abagore amabere akikora batonsa. Wari umugoroba usanzwe nk'indi, ubwo nari ndimo kwitegura kujya kuryama, ndangije gusenga nk'ibisanzwe. Negura telefone yanjye aho yari iri ku muriro ngira ngo ndebe ibyiriwe ku mbuga nkoranyambaga. Nkifungura Twitter nahise nkubitwa n'inkuba, umutima utera cyane nk'uwende kugwa hasi. Ariko nanibasa uko nzatsinda uyu mwaka umugwagasi, newe no kubona video iteye isesemi. Ibisugu kabya biteye isesemi, reka nongere mbisubiremo, biteye isesemi kandi ntibikwiye. Kubw'umutekano wanjye n'icyubahiro ngomba societe nyarwanda, ntago nabereka iyi video, reka nyibashushanyirize mwumva uko imeze. Ni video itangira hagaragara isura y'umugabo ufite ubwanwa bwinshi busize mu irangi ry'umutuku. Mu gatuza ke harimo imwemwe zitari nke kandi zitari nyinshi. Aryamye agaramye areba ku gisenge, akaboko ke kamwe karazamuye birasa nkaho afashe telefone cyangwa kamera. Mbese muri make ameze nk'umuntu urimo kwifotora. Akandi kaboko gafashe ku gapipi kafashe umurego karimo kagakinisha gake gake, ashimisha agatoki ku mutwe w'akanyoni ke, azamura akaboko yongera akamanura. Biragaragara nkaho agamije kuba yagera ku byishimo bye bya nyuma. Kuba umuntu w'umugabo yakwifata video nk'iyi ni igikorwa kigayitse, ariko nanone kuba umugabo mugenzi we yayishyira hanze byo ni ikindi. Ino video irimo iragaragaramo umunyamakuru n'umukinnyi wa filime Jihad, ikaba yashyizwe hanze nanone n'umunyamakuru mugenzi we akaba n'umuhanzi Nyarwaya Innocent. Reka nkwibutse ko Jihad atari we mugabo wa mbere ubwambure bwe bugiye hanze gutya, kuko kuwa mbere tariki ya 17 z'ukwezi kwa 4 2019 ubwambure bw'undi musore nabwo bwagiye hanze. Video ikimara kugera hanze abantu bose bateyeho commentaire, bamwe bati Kimenyi Yves afite akadudu gatoya, ariko icyo benshi bagarutseho nuko badasiramuye, ari nacyo abantu benshi bagarutseho kuri ino video ya Jihad. Nanone mu kwezi kwa gatanu muri 2017 hari mu gitondo cyo kuwa gatanu, ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye amafoto ya Diane Rwigara, umukobwa w'umunyemari Rwigara Asina Paul. Uyu mukobwa w'imyaka 35 y'amavuko, amafoto ye abiri yarakwirakwijwe amugaragaza yambaye ubusa hose. Imwe mugaragaza ahagaze hasa nko mu cyumba, iruhande rwe kwidirishya hariho igitambaro rido kikaki, yifashe mu manyungunyungu areba imbere, arimo arareba umuntu uri kumufotora. Nawe indi mugaragaza aryamye mu mifariso y'intebe za kaki, yashyize akaguru ku kandi. Nawe ntawamenye washyize aya mafoto hanze, gusa byavuzwe ko ashobora kuba yarashyizwe hanze n'uwahoze ari umukunzi we Robert Mugabe. Urutonde rw'ubwambure buri hanze bwo ugiye kuruvuga ntiwarurangiza. Reka twigarukire ku bwambure bwa Jihad, ni nabwo bwatuzinduye, dore ko burimo no kuri koroza. Ariko burya koko ngo agahugu katagira umuco karacika, kandi kudakubita imbwa byorora imisega. Nk'uko igihuru kizavamo ibihunyira ukibona hakiri kare, niko Yahigo na Jihad batangiye baterana amagambo gake gake,
rimwe na rimwe bakagana inzego z'umutekano ariko ntibigire icyo bitanga kuko RIB yagiye igenzura ibyo barigana igasanga ntibigize icyaha. Intambara z'amagambo zarakomeje hagati y'aba babiri. Ubundi ntago bimenyereye yuko abantu b'abagabo baterana amagambo ku karubanda. Umusanzwe mu muco nyarwanda iyo wagiranye ikibazo n'umugabo mugenzi wawe uramushaka mukaganira mukagishakira igisubizo, byabananira mugashaka rubanda bakabafasha kukivugutira umuti kigakemuka. Gusa kuri bo siko byagenze. Mu gihe Djihad yari arimo aganira n'uwitwa Nobrena yamubajije nimba aramutse ashatse Yago akamuhuza bakiyunga, Djihad yabyemera. Djihad atajijinganyije yavuze yuko atabyemera habe namba. Uba wumva ubinyemereye nkagutumira nk'ahantu runaka na Yago kuri protokole yanjye nkayiguha, ushobora kwiyunga nawe kuko nawe nzabimubaza. Nshobora kubigusaba hano muri public wenda nguhakaniye aha no muri ni box nzaguhakana nitunahura nzaguhakana. Djihad kandi si Yago afitanye ibibazo nawe gusa kuko abifitanye n'umukobwa witwa Jackie. Mu kiganiro Djihad aherutse gutambutsa ku mbuga nkoranyambaga yafashe uyu mwari witwa Jackie amugereranya n'ipusi ye atunze iwe mu rugo. Ati pusi yanjye ikurusha ubwenge, ahubwo ntukwiye kuba mu bantu, ukwiye gutura mu irimbi. Iyo wumvisha iby'uyu mugabo avuga wakwibaza niba koko hari ikindi kintu abo bantu bari gupfa, dore ko benshi bavuga yuko ibingibi ari agatwiko gasanzwe mu byamamare. Ariko njyewe siko mbibona. Mu kiganiro Jackie yagiriye kuri Yago TV show nawe yaje yakuyagaho kunyo, maze si uguhangana n'uyu mugabo w'ibigango aramwandagaza ivumbi riratumuka ndetse ashize amanga avuga yuko uyu mugabo ari umutinganyi ruharwa wabigize umwuga. Aha wakongera ukibaza nimba koko ibyo avuga ari ukuri kuko ntago tubifitiye ibimenyetso. Si iyi mico yo guterana amagambo no gusebanya gusa, ahubwo harimo n'indi mico nk'ubutinganyi ndetse n'uburaya, cyane cyane bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe mu bari n'abahungu b'Abanyarwanda bohereza abandi amashusho y'urukozasoni bagamije kubareshya ngo babahe amafaranga. Nk'uko Djihad abyemeza kuri iyi video ye yagiye hanze, yivugira ko yayihaye umukiriya bahuriye online. Ikibazo ni umukiriya twari turi kuvugana ayishyira hanze. Bibutse yuko ibingibi bigize icyaha cyo gushakira indonke mu mibonano mpuzabitsina ndetse nishimisha mubiri ndetse no gukwirakwiza amashusho, nabyo bikagira ikindi cyaha cyo gusebanya. Djihad akomeza avuga ko bibaye byiza bazana amafoto y'uwo bari barimo barakorana uburaya hano ku mbuga nkoranyambaga, maze tukareba ukuntu ngo nawe yari yazamuye akaguru tukajya twamenya uburyo Djihad ari umukozi w'umuhanga. Ubu noneho nagenda nabaruhuka kuko byibura mumubonye nawe kuri video nawe ari kwicanga akaguru yakamanitse, nahita muvuga ahubwo Djihad arakora. Ariko ngibi bikantira kwibaza icyo Abanyarwanda dukeneye kureba ku bwambure bw'umusore cyangwa umukobwa wari urimo kwikinishanya na Djihad. Ese ni irihe somo byadusigira? Reka nsiga ibingibi nigarukire mu kiganiro Yago yakoze uno munsi ku wa gatatu tariki ya 31 z'ukwezi kwa munani. Ahangaha yavuze ko ababyeyi ba Djihad ari abicanye bafungiye muri gereza. Inkora amaraso papa wawe wowe uzaba kiriho, wowe wirirwa wica abajene, wirirwa ufite mission imbi ku gihugu cy'u Rwanda, banabimenye bakumenya hano ndaje mvuge mission zanyu zose. Si ibyo gusa kuko yakomeje amushinja guhekura u Rwanda ajyana urubyiruko mu butinganyi ndetse n'amacakubiri. Mission zanyu zose so yahekuye igihugu, ariko urumva bidahagije. Urashaka guhekura igihugu bicishije mu butinganyi, urashaka guhekura igihugu ubicishije mu kwica abajene mu mitima kubera amagambo yawe mabi. Ntiyarangirije aho kuko yakomeje avuga ko uwitwa DJ Brian igihe cyo kwibuka kigeze aburirwa irengero akerekeza muri Uganda gukomeza ibikorwa by'imyidagaduro. Tariki 9 z'ukwezi kwa kane, iminsi ngahe ibiri yonyine icyunamo gitangiye. Ubwo bushinyaguzi bumeze gute? Nago yari kubwira kano kabara akakabwira ngo sorry munyihanganire, turi mu bihe byo kwibuka abaze jenoside yakorewe abatutsi. Narangiza nabivuga ngo mukavango ndimo ndageranya ibitagereranyika. Icyo Yago yashaka kumvikanisha nuko aba bantu badaha agaciro gahunda yo kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi. Gusa nanone nk'umunyarwanda wumva kandi usobanukirwa amateka y'igihugu, twavuga ko ibingibi bisa nkaho ari ukubiba inzangano mu Banyarwanda no gushakira abantu
mu ishusho y'amoko yaranze igihugu cyacu. Kuko Yago ntago yarangirije aho ngaho, yakomeje avuga yuko uwitwa Irene Murindahabi nawe se yakoze jenoside nyuma akaza kurangiza igifungo cye agafungurwa. Akomeza avuga yuko Irene Murindahabi akomeza kwihakana se. So nta kwanga kwita nabi. Wowe Murindahabi, wowe wirirwa wihakana so. Wirirwa wihakana so. So ni inkora amaraso. So yakoze jenoside yakora abatutsi. Urumva? Ahamwa n'icyaha, arafungwa, igifungo cyarakirangiza. Ariko wirirwa umwihakana wowe. Wowe Murindahabi, so yitwa Murindahabi nawe yakwise Murindahabi. Saho ngaho yarangirije kuko yaje no gukomoza kuwitwa Umurungisabwe. Avuga yuko bagiranye ibibazo bikomeye cyane bikaza gukemurwa n'umwe mu bayobozi b'igihugu bakomeye. Nawe mwasabaga imbabazi ziki? Inama twahuriyemo duhujwe n'umuyo na Commission FPR Inkotanyi Havugimana Francine, mwasabaga imbabazi ziki? Uwitwa Sabe yanangiye 2020 nkinjira kuri YouTube. Yago yakomeje avuga yuko ari inkotanyi cyane, ari umwana w'imfura, atakuriye mu bigage, yakuriye mu nka, aza agaciro k'inka kandi aza agaciro k'amata. Ntabwo nakuriye mu busherano, ntabwo nakuriye mu bigage. No, nakuriye mu nka, nakuzemo amata. Nza agaciro k'inka, nza agaciro k'amata. Kandi iyo ushatse kugereranya amata n'ikigage mu Rwanda, abantu bazi byinshi bashobora kumva ibyo uba ushatse kuvuga. Ibyatangiye ari drama zo ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuryoshya showbiz byaje gufata indi sura, byerekeza mu moko ndetse no kubiba inzangano mu Banyarwanda. Ibi bintu njye uko mbibona ndabona bimaze gufata indi ntera. Icyo nabwira aba bana b'abasore ndetse n'aba bana b'abakobwa nuko babihagarika amazi atararenga inkombe, kuko ntabwo bikwiye yuko Abanyarwanda tujya ku mbuga nkoranyambaga ngo twandagazanye, cyane cyane kugarura ibintu by'amateka yahahise habana, kuko akenshi na kenshi ntabwo biba ari byiza. Ikindi kintu navuga nuko umunyarwanda wese aho ari agomba gukora uko ashoboye kugira ngo arwanye icyo twakwita social media bullying.